tugiye kwigana amagambo avuga ngo itonde utazagusha ishyano riruta irya mbere. Itonde utazagira gute? Utazagusha ishyano riruta irya kangahe? Irya mbere. Iyo Bibiliya ivuze ngo utazagusha ishyano riruta irya mbere, yerekana ko mbere wigeze kugira akaga, wigeze kugira ibyago, wigeze kugira ibintu byaguhigaga, Imana igucira kanzu, none wongeye kwibagirwa aho Imana yagukuye, ugiye kongera kugwa mu bibazo bizakugusha mu ishyano riruta uko wari ugize gute? Ko wari umeze. Bibiliya iratangaje. Ndagira ngo mbasabe tujye muri Yohana igice cya 5. Yohana igice cya 5. Munyemerere tubanze dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kubumbura ijambo ryawe kandi udusaba guca bugufi, ukadusaba gusaba Mwuka Wera mbere ya byose, kuko ari udusobanurira. Ngwino bane natwe, iri jambo ryawe riduha inama kandi riginjire mu ngingo ritandukanye, ingingo n'umubiri n'umusokoro, kugira ngo haboneke kwihana muri twebwe. Buri muntu wese umuha imbaraga z'umubiri n'iz'ibitekerezo, kugira ngo umuhe n'imbaraga zo gufata imyanzuro muri iri jambo ryawe, kugira ngo ku musozo ntihagire umuntu bareba uwo ari we wese, ahubwo aba ari we twitegereza, kuko ari we witeguye kuduhindurira imibereho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Yohana igice cya 5. Abafite Bibiliya tujyane. Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 agize gute? Amugaye. Imyaka 38 umuntu amugaye ni myinshi. Yewe iyi myaka n'abakurwaza, buriya abantu barwaza umuntu bakimuharaye indwara ari bw'igitangira, ariko uko imyaka igenda ishira niko bagenda bakwibagirwa. Igihe kiragera mu rugo bakaguhaga, igihe kikazagera no kwa muganga nabo bakagira gute? Nabo bakaguhaga, bikazarangira nawe wihaze, ubuzima bukaba burarangiye. Nshuti zanjye, uyu muntu yararwaye. Amaze kurwara, Bibiliya itubwira ko inshuti ze nta kindi zari kumukorera, zaramujyanye zimujyana ku kidendezi. Zimugejeje ku kidendezi ziramubwira ziti rero ni wowe ukeneye gukira. Hano amateka avuga yuko amazi ajya yihinduriza, hari marayika w'Imana ujya umanuka akagwamo, kandi yaguye muri ayo mazi, uyaguyemo mbere ahita agira gute? Ahita akira. Si uko amazi yakizaga, ahubwo wamanukagamo niwe wagiraga gute? Niwe wakizaga. Kandi kugwamo gusa ntabwo ari byo byakizaga, kuko umuntu umwe iyo yagwagamo ari uwa mbere, wowe ukamwigana ukagwa muri uwa kabiri, wowe wamiraga nkeri ugapfa, mu gihe wagiyemo mbere yagize gute? Yakize. Arangije bamaze kumushyiraho, Bibiliya iratubwira ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko Yesu agiye Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida, cyari kiriho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abambere abarwayi benshi bari barimo. Abambere impumyi bafite ikibazo cyo kutabona, aba kabiri ni ibirema, aba gatatu ni abanyunyutse, ndetse hari n'andi matsinda batavuze. Abo bantu bose bari bategereje ko amazi yihinduriza. Amabaraza yari 5, hari abarwayi batandukanye, buri bwoko bw'uburwayi babaga bafite ibaraza ryabo. Uzasanga n'uyu munsi wa none nubwo turi mu itorero, turimo amatsinda 5 y'abarwayi. Buri baraza ryose rifite abarwayi baryo. Ariko abo Bibiliya yatubwiye neza, abambere Bibiliya yatubwiye ni abarwayi b'impumyi. Laodikiya iregwa yuko yibwira kwibona ariko itagize gute? Itabona. Reka ngire ikintu babwira. N'ubu uyu munsi wa none ibya Laodikiya biratangaje. Ubu Imana irimo irabakorera ibitangaza, Imana irimo irabarinda, ariko kubera ko amaso yanyu ameze nk'ay'umugaragu wa Elisa, mwirirwa muzenguruka hirya no hino mwagiye gushaka Imana, kandi Imana yabiyerekeye aho muri. Ngo ni ubuhumyi bwa mbere, kuba Imana igushoraho imbaraga ntubibone. Aba ni abambere, abantu bafite ubuhumyi butareba aho igihe kigeze, bahora babona ibihe ari nka bya bindi bya kera. Umuntu akaza gusenga nk'uko bisanzwe, agataha nk'uko bisanzwe, ntamenye ko iminsi yahindutse. Uri umurwayi w'amaso. Aba kabiri bari bahari ni ibirema. Ariko mbabaze, ibirema biravuga ntago bivuga? Ikirema cyaririmba? Yamaye muzi ko bidasanzwe. Ikirema cyabwiriza? Ugitereye intebe cyayobora, yego cyangwa hoye? Hari abantu Satani yamaze kurasa amaguru. Bibiliya ivuga ko ibirenge byuzanye inkuru nziza ari byiza hehe? Mu magambo make, ibirenge byacu bishushanya intekerezo, ingendo dukora, imbaraga dushora, twakagombye kuzishora mu ivuga butumwa. Ariko ibirenge byanyu bigiye gusazishwa n'ubujajwa, kujya kuvumba ingendo zidafite umuntu zakiza umutima. Abantu baravugira hamwe, barimo bararirimba ko bajya mu ijuru. Twabuze gakondo, turimo turabaki
turi abagenzi, ariko satani yakurashe amaguru aho wari uparitse mu myaka 10 mu bugoryi, mu busambanyi, mu bujiji no mu bunebwe. Niwe ukigize gute? Mu gitabo cy'umugenzi, mu Kristo yarashwe na Poloni. Mu Kristo akomereka ku kaguru no ku kaboko. Gukomereka ku kaguru ni ukuvuga iby'Imana gusa udashobora kuva aho uri ngo bijyemo. Gukomereka akaboko ni ukuvugisha umunwa gusa, ariko ntugire icyo ugira gute, icyo ukora, icyo utanga. Ubu hano hari igikorwa dushobora kuzana, umwizera agahita avuga ati uyu munsi nimugikore, kanaka yasibye kandi niwe ugira amafaranga, abandi bose turakennye. Ariko mbabazi, ubu twese uko turi hano turakennye, nta kintu Imana yakoze. Yaragikoze ntiyagikoze? Mu minsi y'imperuka abantu bazaza bemera amafaranga ari uko bayibwe. Uhure n'umuntu afite amafaranga, wayure muri ku isoko, umubwira uti nk'ubu wampa igisheke, akubwira ati yongera amafaranga mba nkurwanye, kandi ubwo buri bucyarangura moto. Niyikubita ibutare bakamwiba amafaranga, muzahura amanitse amaboko akubwira ati se wamenye ibyanjye, burya cyagiye duhura nari mfite amafaranga yo kurangura iki, none urya munsi nahuye n'abajura barayanyaka. Arabikubwirira iki ko ntacyo yakumariye? Nuramuka ubonye ubutunzi bwawe nta kintu bumariye urugo rwawe, bukaba nta kintu bumariye inzu y'Imana, niba nabukwiba ntukagire ugira gute, wowe ubibwira. Ibirema, abaririmbyi turaririmba nzajya unshakira hose. Imana ikahita ibwira pasiteri iti tegura amateraniro runaka wohereze iyi korari. Pasiteri yatuma korari akayibwira ati muze, nubwo tubatunguye dufite umurimo dutunguye runaka, muhaguruke nimwe nizera. Wajya kubona ukabona undi wateraga soprano nziza na base, abwiye pasiteri ati ntukadufate nk'abana bawe, ntago dutunze, niyo twaba dutuye mu zuru ryawe wadupfuna. Uyu muntu ni ikirema, si ikirema. Aravugira aho ari yararashwe. Bibiliya yagaragaje itsinda rya gatatu ry'abantu banyunyutse. Abantu banyunyutse hejuru yabaga afite imbaraga, ariko amaboko anyunyutse. Umuntu unyunyutse akaboko rero nta kintu wamumarira. Uzi kubona umuntu areshya nk'uko ndeshya, afite ibigango, ariko akaboko ke kakingana nk'uko afite imyaka 5, akaboko kagiraga gute, kanganaga. Ese ni ikibazo? Si ikibazo. Uramutse ubyaye umwana uko afite imyaka 5 akaguru kangana, ukazabona arimo aragenda kura, ariko akaguru gakomeza kunyunyuka, wavuga ko wabyaye umwana muzima? Yaba afite ikibazo gikomeye, ntiyaba gifite? Ni gute turimo gutunga bizera umutwe ugakura? Dufite abantu bafunga umutwe, namwe murabagira inaha? Murabagira? Umuntu ukamubwira uti rebesha umutwe iburyo, akakubwira ati no ndawurebesha ibumoso. Ukambwira uti noneho ndabyemeye, urebesha ibumoso, ati ndanze none n'ibumoso singiyeyo, ndawurebesha hasi. Reka mbabwire, dufite abantu bamaze kunyunyuka amaboko. Aravuga, arakangurira abandi, aratanga amatangazo ku ruhimbi, ari bwereka abantu ko ari uvunika, ariko isahani y'amaturo iramucaho, ntari bunagira isoni zo kugira icyo akora. Kenshi na kenshi muzabona n'abantu bagira abandi inama ngo ntibagire icyo batanga. Umuntu akatsa moto cyangwa agafata igare akajya gusura undi, yarangiza akamubwira ati ngewe ibi birundo nta kintu nzatangaho. Pasiteri abadushuka ngo ashaka amaraporo, ariko ubundi baba batubwira bagiye batureka hanze aha ngaha barabona inzara itateye. Izo mpamvu muri Isiraheli ya kera nabo bagiraga inzara, bagiraga uburwayi n'ubukene, ariko nta muntu wigeze ajya ku buturo bwera ngo asabe abayobozi guhindura gahunda yera kubera ibibazo agize gute afite. Aba bari bari kuri ariya mabaraza. Umurwayi rero baramuzanye, nawe yari ari kuri ayo mabaraza. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, kuko bari bategereje ko amazi yihinduriza. Iyo rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga. Hariho rero umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Ushobora kwibaza ngo uyu muntu ko yari yararwaye cyane ra, wowe umaranye indwara y'icyaha imyaka ingahe? Ubu hari umuntu wicaye aha agifite imitekerereze yo mu 1994, umutima we agifite urwango, avuga ati ngiye ndi umuhutu, uyu ni umututsi, nta sano dufitanye. Undi akaba avuga ati ngewe ndi umututsi, uriya ni umuhutu, nta sano dufitanye. Aba bantu ntababeshya baracyari muri 94 mu kwezi kwa kangahe niho Satani yabaparitse, ntashobora gutuma batera intambwe. Kandi barabumbura ibitabo ngo barasenga, murarushywa n'ubusa. Imyaka urwaye icyaha irangana iki? Bibiliya iratangaje. Yesu aciye aho hantu, amubonye aryamye, Yesu amenya yuko uwo muntu amaze igihe kirekire arwaye. Amen.
Abantu ushobora kubajijisha bigakunda, ushobora kugira indwara urwara ugakomeza ukaza ku rusengero ukajijisha abantu ntibabimenye, ariko Yesu yaciye ahantu areba umuntu mu maso akamenya igihe ageze gute arwaye. Yesu arangije aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unjugunyamo ku kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi agira gute antanga kumanukamo. Ikibazo Yesu yamubajije n'igisubizo yamuhaye murabona bijyanara? Simwe mbaza. Yesu aramubajije ati ubundi wowe mu buzima bwawe urumva ushaka gukira? Undi arangije ati rero njyewe simfite iki. Ni nako n'uyu munsi wa none bimeze. Hari igihe Imana yegera umubyeyi warushye uri hano, ikegera umupapa warushye uri hano, Imana ikamureba ikamubwira iti wa mubyeyi we urumva ushaka kuruhuka no kugira umutima utuje? Umuntu yarangiza agatangira ati njyewe rero buriya nagize ikibazo Yesu, singira umwana i Kigali. Ugira ngo aba bafite i Kigali bose se baguwe neza? Ingorane ufite n'ibibazo ufite si uko udafite umuntu kwitaho, ahubwo impamvu ni imwe. Ijuru wararyangiye, uhora ushaka abantu kandi ijuru rirashaka kugufasha. Yesu arangije amaze kubimubwira gutyo, Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Amen. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Kandi hari ku munsi w'iki? W'isabato. N'uyu munsi Yesu aracyagendagenda mu mabaraza atandukanye, aracyagendagenda mu matorero atandukanye, kandi kenshi na kenshi ajya areba umuntu akamaza ati kumaze hano iminsi, ese urashaka gukira? Umuntu agatangira tumva rero pasitoro wacu, padiri wacu, bishop wacu ntago ajya anyitaho kuko ndi umukene, anyitayeho nagira gute nakira. Reka ngire ikintu babwira, iyo Yesu aciye aho uri ntuba ukwiye kugira umuntu ugukingiriza. Yikoreye uburiri arangije aragenda. Nuko abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni isabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati uwanyijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere uburiri ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Bijya bibaho ko Yesu ashobora gukiza umuntu ariko uwo muntu wamukurikirana ugasanga ntazi Yesu. Reka mbabwire, Imana muri mwe hari abo yakuye mu tubari, hari abo yakuye mu busambanyi, hari abari abajura, hari abatari bafite izindi ngeso ari abiyemezi, hari abari bafite icyaha cy'ubujajwa bashobora gutandukana n'ijuru kubera icyo cyaha. Yesu abagirira neza, acaho muri agira ikimenyetso abakorera murakira, ariko haracyari urundi rugendo. Umuntu Yesu yamukijije ariko uwo muntu ntazi wagize gute amukijije. Hari ibintu byiza wagezeho rwose pe, kwinjira mu itorero hari ibyo byagufashije, ariko umuntu yakwitegereje akagira ibibazo akubaza mu ijambo ry'Imana, akakubaza ibyo wizeye n'ibyo wiringiye, akakubaza ubuhamya bwawe, urakebuka ukamubwira uti uwankijije singize gute simuzi. Byari ngombwa ko ijuru ritegura andi mahirwe uyu muntu akongera agahura nande na Yesu. Nawe uyu munsi ijuru ryakugeneye amahirwe, nubwo hari ibihe wagiranye na Yesu mu bihe byashize, uyu munsi Yesu afite icyo ashaka kongera ku byo mwagiranye mu bihe byashize. Icyabaye ni ikihe? Yesu barangije bamuhamagara ku rusengero, yari afite gahunda yo kwigisha. Amaze kuza mu rusengero agiye kwigisha, nk'uko mpagaze aha Yesu yitegereza mu bantu baje gusenga. Murongo wa 14 badusomeye, hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero. Uyu muntu yarakize imyaka 38 yagombaga akimara gukira, ubundi ari undi yagombaga kugenda akajya mu baturanyi, yarangiza akababwira ati mwarandangaranye, ese mwagiraga ngo nzapfa? Oya di, sinzapfa nzarama, Imana yarankijije ahubwo ikimwaro kibakore. Yagombaga kugenda akajya kurya ubuzima, ibyo atabonaga kunywa akagira gute akabinywa. Yari yabonye umubiri akadodesha imyenda nawe akagira gute akambara. Hari urutonde rwinshi rw'ibintu yagombaga gukora, ariko yaratekereje aravuga ngo ko maze gukira ikintu cyihutirwa nakora ni iki? Asanga inzu y'Imana no kuyihagararamo ubwabyo ari ugushimira Imana ko yamuhaye kubaho bwa kabiri. Aza mu materaniro. Ndagira ngo mbabaze, wowe ni ikihe kintu kikuzana mu materaniro? Bibiliya itubwira ko umusaza Simiyoni yarashaje igihe bazaga kwakira Yesu. Bibiliya iravuga ngo Simiyoni ajyanwa n'umwuka he mu rusengero. Uzirinde kuza ku rusengero uhazanywe n'ubujajwa, uhazanywe no kureba byacitse, cyangwa se uhazanywe kuko wabuze ahandi hantu ujya. Jya uza hano ari umwuka ukuzanye. Yesu rero amubonye mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima. Muvuge ngo amena. Harya bwa mbere bahura ubaye muzima Yesu yarayivuze.
reka ngire ikintu babwira. Hashize imyaka 10 ubatijwe, hashize imyaka 20 uhuye na Yesu, ariko iyi sabato Yesu ashobora kukongorera akakubwira ngo uyu munsi noneho ubaye iki? Ubaye muzima. Yesu amaze kumubwira ngo dore ubaye muzima, yarongeye amubwira ikindi kintu gikomeye: ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya kangahe? Rya mbere. Urabizi ubuzima bwawe uko bwabaye, urabyibuka ukuntu uburiri bwawe bwari bwaranutse, abantu urabyibuka ko bakujugunye, uribuka imvura n'izuba byakunyagire ku kidendezi, uribuka abantu bagiye bapfa bijugunye mu kidendezi nta gahunda. Reka mbabwire, aha turi ni mu kidendezi. Iyo uhijugunye nta gahunda upfa uhagaze. Bisaba yuko ugomba kwinjiramo na marayika w'Imana yamanukiye muri wowe kugira ngo ukire. Naho kuza kuko umugabo yaje, umugabo wawe azivumbura agwe ucika. Kuhaza kuko abana bawe bahaje, abana bawe bazagwa uhacike. Kuhaza kuko wabonye imyenda, uzabura imyenda uhacike. Ugomba kuza hano marayika yamanutse mu mutima wawe. Ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya kangahe? Rya mbere. Satani arimo arashaka yuko ubuzima bwacu, umusozo wacu uzaba mubi kuruta uko mbere twari tumeze. Bibiliya yavuze ibigendanye n'abantu bazabona ishyano, kandi hano umuntu utihana ngo areke icyaha agakomeza gukururana nacyo azabona ishyano. Mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi nari ndimo kureba ku bigendanye na Samusoni, ni icyigisho cya 54. Banditse amagambo akomeye, barimo wakwibaza ngo ni ikihe kintu cyatumaga Samusoni? Ubundi Samusoni yashatse abagore 3 b'indayi, abatari babizi mu bimenye. Yashatse umugore wa mbere, Imana icakanzu, Samusoni ararokoka, ariko arokoka n'ubundi yararangiye. Muri abo bagore yigiyemo kunywa inzoga, Samusoni yigiramo gusambana, Samusoni yigiramo gusuzugura ababyeyi. Igitekerezo cya Samusoni kiratangaje. Nakomeje kwibaza niki cyatumaga Samusoni ava ahantu hamwe yajya ku mugore wundi n'ubundi bigakomeza kugeza ubwo umunaziri ahinduka umuntu uciriritse. Hano harimo abantu muri mwe iwanyu babyaye babara yuko muvutse muri nk'abanaziri. Umubyeyi akakuzana hano mu rusengero bakakwakira uri muto, akabwira abakuru bitorera ati mumbe hafi, munsengere mujye mubana nanjye, kugira ngo uyu mwana nakura azahindura amateka mu muryango wacu no mu nzu y'iki? Mu nzu y'Imana. None uririrwa unywa ibiyoga ku muhanda, uririrwa ugira gute? Urimo uratera agahinda ababyeyi, kandi ababyeyi bahagarariye Imana. Buriya niba ababyeyi bawe batewe agahinda nuko bahombye mu kukubyara, ijuru naryo ryarahombye kuko wabyawe bwa kabiri ubatijwe, nabyo byapfuye ubusa. Ubundi nagira nkubaze, ubukristo bwawe ni iki kibusunika? Hano baranditse ngo Samusoni nyamara intambwe imwe itewe umuntu yerekera mu bibi itegurira indi inzira indi ntambwe. Paje 478. Ikibazo Samusoni yari afite ni kimwe: intambwe ntoya yo kujya mu kibi yamuteguriraga kugwa mu ntambwe yindi nini. Bivuze ngo iki? Uyu munsi ushobora kuba ufite akantu kumushiha ku mutima, ejo bundi uzaba ufite urwango, mu mwaka utaha uzaba uri umurozi. Uyu munsi ufite ikibazo cyo kutanyurwa, ejo uzaba utishimira abandi, hirya yaho uzica umuntu cyangwa wiyahure. Ni biri muri gahunda ya Satani ko akaha gato kagomba gutegurira icyaha kigize gute? Cyaha kinini. Ubu rero twatangiye dukora ibyaha bito, Satani ubu yatugejeje mu byaha binini. Vuba bidatinze Satani aratangira kwerura, uzaza ujya gukora icyaha wihishe, Satani aguta amazi. Bantu b'Imana, andi magambo nasomye hirya yayo aravuga ngo nyamara hari imbaraga itagaragara yagumishaga Samusoni iruhande rw'uwo mugore. Imbaraga itagize gute? Tagaragara. Samusoni nawe agatima karamuryaga, agashaka guhaguruka, umutima ukamubwira uti nyamara iki kigore uriho ni ikiraya, iki kigore uzagitakazaho ubuzima bwawe Samusoni. Mwuka w'Imana agakabaka mu mutima Samusoni akavuga ati nimbona amahirwe noneho ndasohoka mite niruka. Ariko ngo hari imbaraga itagaragara yagumishaga Samusoni iruhande rwa Delila. Reka nkubwire, ndabizi neza ko abantu bose muri hano buri wese afite icyaha cyamunaniye kureka, ariko hari imbaraga mbi ya Satani imugumisha hafi y'icyo cyaha. Hari imbaraga yakugumishije hafi y'icupa ry'inzoga, kuricika bizakugora kandi ushobora kuzaritakazaho ubuzima bwawe. Hari imbaraga yagusigaje hafi y'abantu babi. Iyo mbaraga rero uretse kuraba kwa Kristo gusa, iyo mbaraga ntiyakuvaho. Ndagira mbabaze, murimo murerekera he? Bibiliya hari abantu yagiye ivuga bazabona ishyano, ni abantu bageze ku 10. Tujye muri Yesaya igice cya 5, abantu bazabona ishyano. Yesaya igice cya 5, abasomyi ba Bibiliya tujyane. Bazabona ishyano.
Yesaya 8 umurongo wa 11. Bibiliya iravuga ngo iki? Bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha, bakaba ari byo biririrwa bakabirarira inkera kugeza aho bibahindura nk'abasazi. Bazabona iki? Kugeza ubwo umugabo guhingira urugo yabiretse, akabyuka umugore ajya mu murima, undi azamuka ajya ku gasantere, akavumba kugeza igihe umuntu wigeze amenya Imana, wigeze aba umuririmbyi, wigeze aba umubwiriza, agera ku rwego ahinduka intwari yo kuvumba. Uzabona ishyano, Satani azaguhembera muri ibyo bintu wagiyemo. Ushobora kuza ukajijisha muri korari, mu nama y'itorero ukajijisha itorero, ariko Imana ntuzayijijisha. Imana iragukunda, ariko muri we harimo icyaha, kandi icyo cyaha Imana igomba kugikubita. Nukunda icyaha uzarimbukana nacyo. Ubu mwamaze kubona ababwiriza bababwiriza ibintu mushaka, umuntu akicara akamara imyaka 10-20 amwe inzoga yihishe, abizera babizi banamutora kujya mu buyobozi bw'itorero. Muzabona kaga, ari mwe mubikora, ari nababashyiraho. Ku munsi w'imanzi Imana izabereka. Ni amahano. Mwarangiza ngo kuki tudafite imbaraga twazigira gute? Ubwato bukomeye bufite umwenge muto uva, ntibushobora gutanga ibyiringiro ko butazaroha abo bantu. Turi ubwato bukomeye kuko itorero ry'Imana rigereranywa n'ubwato, ariko wowe uri umwenge Satani acamo ashaka kuroha ubu bwato. Aba bantu bazabona ishyano. Yesu arimo arababwira ati rero gerageza ibi bintu bireke, utazabona ishyano riruta irya kangahe? Rya mbere. Abantu ba kabiri bari ku murongo wa 18, Yesaya igice cya 5. Bazabona ishyano abakururisha gukiranirwa ingeso zabo mbi nk'ukurura umugozi, bakururana n'icyaha nk'ukurura umurunga w'igare. Umurunga w'igare mujya mubona birabishene by'igare. Hari abantu, buri muntu wese wicaye. Ubujajwa bwawe buzagusenyera urugo, ushake no kubusenyesha itorero, ahantu hose kugeza ubwo n'abadasenga bakumenya kuri injajwa. Uhora ukururana n'ubujajwa nk'ukururana n'igare. Bibiliya iravuga ngo bazabona ishyano. Reka Yesu yitegure kuvuga birarangiye. Buri muntu wese azamenya imbaraga icyaha cyamuziritse, amahirwe cyamubujije uko angana. Bibiliya yavuze abantu ba gatatu bazabona ishyano. Umurongo wa 20, Yesaya 5. Bazabona ishyano abita ikibi cyiza, n'ikiza bakacyita ikibi. Umwijima iyo uje bawushyira mu cyimbo cy'umucyo, n'umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima. Ibisharira babishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye, n'ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira. Abangaba bo baracanganyukiwe. Inyigisho z'ibinyoma ziraza, Imana igatunga urutoki yuko wari umwijima wagose amahanga. Yesaya 60 umurongo wa 1. Ariko ajya kubona ukabona bizera barimo barihisha ku rusengero, bahacitse ibitabo by'umwuka w'abahanuzi baparitse, barimo barirukanka mu nyigisho z'ibitangaza. Ubu mwese ngo mwararozwe, ngo mufite abantu babahiga, murimo murazenguruka mu madini ya kirokora arimo ibintu by'imyuka mibi, ngo murimo murashaka ngo kumva hazaza hanyu, ngo murashaka ubuhanuzi babahanurira imbere yanyu uko hameze. Murapfuye ntimuraye. Inyigisho z'ibinyoma ziraza, ukabona abantu bigeze gusoma ibyanditswe bazisa umucyo. Imana yakohereza umucyo, ukuri kwayo gutangiye gutangaza, abantu bagatangira bati ibintu by'umugabo nimubyizere. Wabona ari biki? Ari ibinyoma. Ugushuka kucya gutwara, ukubwiza ukuri akakubura. Ku munsi usoza amateka y'isi, abizera bazaza babwira abayobozi, bababwire bati mwarakoze kutuyobora nubwo twabananiye, kuki mutakoze iyo bwabaga? Abayobozi babwira abizera bati twaragerageje, buriya wabonaga nkukurikirana, nta kindi twapfaga, kwari ukugira ngo ujye mu murongo. Ngo abizera bazabwira abayobozi ngo kuki mutaciye inkoni mwogire gute? Mudukubita. Ayo magambo aranditse sa yanjye. Abantu bazavuga bati afazari wari kunkubita kirya gihe, ariko ukandinda kurimbuka. Ubu rero uyu munsi murimo murakubitishwa inama, ariko ku munsi usoza amateka y'isi muzifuza impamvu abayobozi batashyizemo iki? Inkoni. Ariko mwiriwe. Iyi ni inguni y'ubundi buzima mugomba gutekereza nk'abizera b'itorero. Ntimukwiye guhora murya munywa ibibwirizwa byoroheje nk'amata ya yawurute. Ukwiye gutekereza ku rugendo rwawe. Wigeze gutangira neza ariko watakaye mu nzira. Ibiko birimo kuba ku biti bibisi byumye bizacura iki? Bazabona ishyano abantu bamaze gucanganyukirwa. Umuntu ukamubwira uti itorero ry'ukuri, yasomye umwuka w'abahanuzi, yasomye Bibiliya, agahita kubaza ngo none ngo itorero ry'ukuri ni iri turimo.
ujya kubatizwa wamanitse akaboko uvuga ko itorero ry'ukuri ari iriya, wamaze gucanganyukirwa. Ukumva umuntu arakubwiye ngo rega ngo umugeni ngo ari ahantu hose, ngo buriya rero ngo Imana ni nziza cyane, ngo buriya ngo hari igihe ngo ugira ngo Imana ngo izafata abantu bari mu rusengero. No mu ndaya Imana ifitemo abantu, ariko jya ubanza wibaza, indaya Imana ifitemo abantu bazajya mu ijuru bakiri indaya? Oya, ni abantu bazaba barihannye twe ntitubimenye, tugakomeza kugira ngo ni indaya, ariko ijuru ryarabihinduriye iki? Amateka. Abantu bakane Bibiliya yavuze bazabona ishyano. Yesaya 5:21, bazabona ishyano abiyita abanyabwenge bajijutse. Abantu biyita abanyabwenge batakiza no mu materaniro ngo barize ibintu byose barabizi, ugakubitana nawe hari amateraniro yiyuririye igare, agiye kwisura umuntu ukambwira uti ku rusengero hari amateraniro meza kandi turimo kwiga ibintu byiza, yarangiza akakubwira ngo nta gishasha munsi y'iki. Urabona njyewe narabwirije, nararirimbye, nta kintu nahakoze, nta kintu ntazi, ahubwo mbwira umutwe w'ikigisho yavuze, nkubwira amasomo yagize gute yakoresheje. Abantu bigira abanyabwenge bagiye kugwa. Imana ikeneye abantu bayishaka ku manywa na ryari na nijoro, abantu batita abanyabwenge, abantu bahora basaba Imana ngo ibigishe uburyo bushyashya bwo kurwana. None se ubu ntabwo mwabibonye ko Satani arimo kurasa bari bakomeye mu bintu by'Imana? Muheruka kubona umuntu ugwa atari umuntu wari ukomeye? Satani arimo ararasa abantu bafatika. Korari iragira gutya ikaririmba abantu bakayikunda, Satani agahita areba umuntu abantu bakunda cyane muri korari akaba ari wakubita umutwe tayari hasi. Abantu barabwiriza, mubwiriza wakunzwe cyane, Satani akamuhiga agahita akubita. Kubw'ibyo rero abantu batigira abanyabwenge bahora bashaka inama n'ubwenge biva ku Mana uko bwije nuko bukeye, nibo bazarokoka. Bikugira umunyabwenge. Hari ibintu byinshi ugikeneye kwiga muri iri torero. Uracyafite umwanya wo kugirwa inama, uracyafite umwanya wo kubana n'abandi hano. Wikwiyita umunyabwenge kuko niryo banze ryo kurimbuka. Bibiliya ivuga yuko hari abantu bazabona ishyano. Tujyane muri Yesaya 29. Abangaba bo ni na benshi cyane. Yesaya 29 umurongo wa 15 handitswe ngo iki? Bibiliya iravuga ngo bazabona ishyano abashakira ikuzimu aho guhisha Uwiteka inama zabo, imirimo yabo ikaba mu mwijima, bakibwira bati ninde utureba, kandi bati utuzi ninde? Aba bantu bazabona iki? Ishyano. Icyambere, imigambi yabo yose bayihisha Uwiteka. Ibyo berekejemo, imishinga yabo, ibintu bakora byose byo kubazanira inyungu, babikora badashaka ko Imana igira gute? Ibicengeramo. Icya kabiri, aba bantu iyo bagiye gukora icyaha baragenda bakajya kure, barangiza bakavuga batahana umuntu yahanywera inzoga, we ubu utuzi ninde? Utureba ninde? Bibiliya ivuga ngo iki? Aba bantu kandi bati utuzi ninde? Aba bantu Bibiliya iravuga ko bazabona ishyano. Umuntu arimo arava hano akagenda akikubita i Butare mu mujyi, yarangiza agashaka ahantu avuye kuranguza cyangwa se gucuruza ibyo acuruza, akagenda akajya mu ndaya, yarangiza agakubita inzoga, yarangiza kongera akimunyamunya akagaruka aha, mukamwakira mu nama y'itorero muti ni umunyamafaranga, ni umuntu mwiza afite n'Imana aranakunzwe, mu mwegere. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, ari mwebwe mu mutora mubizi muzabona ishyano, n'uwo muntu nawe azagira gute? Nta hantu wakwihisha Imana. Dufite indirimbo ivuga ngo ntaho twahungira Imana ko ntahitagize gute? Buriya nagira mbabwire, umuntu ukora ibyaha yihishe kwihana kwe biravuna kuruta umuntu ukora ibyaha ku mugaragaro. Ibi byaha murimo gukorera mu rwihisho kubicika bizabagora, kuko ntuzabona n'umuvandimwe wagufasha ngo akubwire ati inzira urimo irakugusha ahaga. Nk'umuntu kuba yarabatijwe akaba yishwe n'ibiyoga n'ibitabi, asambana n'abagore, afatirwa mu ngo z'abandi, ugasanga uwo muntu nta Bibiliya, ku rusengero ntacyo amaze. Umugore warimo aravuga ati buriya mugabo wanjye nubwo mubona mu ikoti narashyinguye, ku munsi wo gushyingirwa ni nawo munsi nari ngize gute? Nari nshyinguye. Aba bantu bazabona ishyano. Ntihazagira umuntu ukwizeza ibyiza ukora ibyaha wihishe. Bazabona ishyano. Yesaya 30 umurongo wa 1. Aba n'abandi bazabona ishyano. Abana b'abagome bazabona ishyano, ni ku Uwiteka avuga. Bagisha abandi inama batari nge, bakifatanya n'abandi baretse umwuka wanjye kugira ngo bongere icyaha ku kindi. Kugisha inama abantu batari abantu b'Imana. Umuntu ubikora nawe Bibiliya iravuga ngo azabona iki? Azabona ishyano, ndetse aba ari umugome.
uzi kugira umwana wawe, ubuzima bwawe nta kintu utazi, waratangiye umukuraho imyanda yitumye, ariko yarangira yamara kwitamuramo umukobwa w'inkumi n'umusore mwiza, yarangiza ukazaza umbwira uti mwana wanjye ko nshaka ko tuganira, kumva umwana arakubwiye ngo ntabwo turi ku rwego rumwe rwo kuganira papa. Aba ari umugome, ntaba ari umugome, aba ari umugome. Ariko wajya kubona ukabona umuntu arimo aragirwa inama n'abanywatabi, abagabo basenye, abagore ingo zananiye, abakobwa b'ibirara bagenda bazenguruka mu ngo z'abasore basambana ariko babeshya ngo ni abaririmbyi, ugasanga abantu barazenguruka, ugasanga nibo bajyanama. Uyu nguyu niwe mujyanama wanjye, ariko rero n'uyu nawe ni inshuti yanjye. Ukamaze uti se uyu mukundanira iki? Ati nzaba nyikubwira ndekera inshuti. Ubu Satani agiye kudukuraho inshuti zatugira inama, adutiza inshuti zigomba kuturimbuza byanga byakunda. Niyo mpamvu umuntu wakubwira ati mama kana uteye nabi, pfuka musenga usaba Imana imbabazi, ntuzamubona. Ahubwo uzabona uzakubwira ati mama kana ku isoko intero ni wowe bakuvuze, nawe reka ngira ikintu ubwira, uzahamagara uriya mugore ucunga ari ku isoko umwiyamire mu bantu. Ngibyo byo twibereyemo. Umuntu wese ufite umujyanama udafite umwuka wera, iri somo riravuga ngo azabona iki? Ishyano. Umujyanama wawe ninde? Bibiliya yakomeje ivuga abantu bazabona ishyano. Tugeze muri Ezekiyeli 13, mubyibuke neza, ukwiye kwirinda kugira ngo utazabona ishyano riruta irya mbere. Ezekiyeli 13 umurongo wa 3, ijambo ry'Uwiteka rinzaho ubwa kabiri riti, enda uwo mushumi waguze uwo ukenyeje, uhaguruke ujye ku ruzi Efurate, uwuhishe mu kuboko ko mu rutare. Nuko ndagenda nkuhisha kuri Efurate nk'uko Uwiteka yagize gute? Yantegetse. Uyu mugozi ushushanya itorero ry'Imana. Iyo ibihe bibi bigoye bigeze, Imana ifata itorero ryayo, nubwo riba risa n'umushumi wangiritse, Imana iraryishimira ikagira gute? Ikaririnda. Niyo mpamvu guciraho iteka itorero, kumva yuko uri mu itorero utaburinzwe n'Imana ugashaka ukurisohokamo ngo wirinde ku giti cyawe, byanga byakunda ubuzabona ishyano. Ukwiye kwiringira ko Imana ikunda abantu bayikunda ubwoko bwayo, irindi itorero ryayo. Nubwo ubona hari ibintu byangiritse ureba, ariko nubwo byangiritse uracyari umushumi uri mu biganza by'iki? By'Imana. Inshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Bibiliya iti bazabona ishyano. Hosea igice cya 7 harimo amagambo yo akomeye atangaje. Tujyane muri Bibiliya zanyu. Hosea, aya magambo yaranangaje cyane. Igice cya 7 umurongo wa 13, Bibiliya iratangaje. Abantu bazabona ishyano, bazabona ishyano kuko bayembayembye nk'ababura, nibarimbuke kuko bangomeye. Nubwo nifuzaga kubacungura barambeshyeye. Abantu bazabona ishyano hano birivuze nabayembayembye. Kuyembayemba nukwereka umuntu yuko muri kumwe ariko ntaze kumenya igihe wagize gute? Wagendeye. Umuntu akaza akicara mu ntebe z'itorero ukagira ngo ni umwizera, akagenda yihisha gake gake, igihe kikazagera mukicara mu nama y'itorero mutariko kanaka ko atakiza hano, hari umuntu umuheruka amakuru ye. Umuntu agahita akubwira tumva asigaye yirirwa yiryamiye iwe mu rugo pe, njyewe si nyina mubona niwe ntapfa gusohoka. Undi akakubwira ati oya, hari ahantu merutse guhura nawe ngo bagiye kwirukana inyatsi n'imyaku n'imikoshi, ngo yagiye gusengesha ngo umugabo we ngo baroza amafaranga yabo. Ukibaza uyu muntu yagiye ate? Hari abantu benshi baza hano bari mu bibazo, Imana ikabafasha ikabasindagiza, ibibazo bigakemuka, barangiza muri cya gihe cyo gushima Imana no kuba mu byimbo bakagenda batera intambwe gake gake basubira inyuma. Bishoboka ko nawe ushobora kuba warayembayembye uhinguka ku nzu y'Imana rimwe na rimwe. Bishoboka ko waba usigaye wibuka Imana rimwe na rimwe. Bishoboka ko waba wibuka no kuyikiranukira rimwe na rimwe. Kubera iki? Uri mu rugendo rwo kuyembayemba. Ariko ubaza umuntu uti ko twakubuze ku rusengero, hoya mbamarida mba ndimo inyuma, erega njyewe ntabwo gishaka ibintu by'imbere byo kwigaragaza. Ariko ukamaze uti twize ikihe cyigisho? Nyine umubwiriza yahagurutse arigisha arasenga, byose si bisanzwe. Dufite abantu babeshya ko bari hano kandi batagize gute? Tahigeze. Ni umubare munini w'abagabo bafite abagore, ukaraba n'umugore agakaraba, ukambara nawe yambaye, warangiza ugasohoka nawe agasigara nk'utunganya abana. Ku rusengero waba urimo nko gukora gahunda ukamushaka ukamura ukavuga uti ari hanze, naho yahise gukwepa yigira ahandi cyangwa yigarukira mu buriri. Wataha ukamaze uti mama kana wumvise icyigisha? Ati uriya ni umubwiriza.
uriya n'umubwiriza papa kana undi kuki batajya batumira nka bari ugatangira uti se kiriya cyigisho batwigishe wacyumvise, umugore ati nacyumvise, mbega umugabo uvuga, kandi ubwo habwirije umugore. Gushaka kubeshya ko uhari kandi udahari ni amahano. Gushaka kubeshya ko uri umuririmbyi kandi ibisabwa ku muririmbyi utabifite. Gushaka kubeshya yuko uri umwizera ariko inshingano umwizera asabwa igihe cyazo cyagera ntugire icyo ukora. Kubeshya yuko uri mu nama y'itorero cyagiye bagutegerejeho imyanzuro ifatika itabogamye, warangiza ugahuzagurika ubugaragaza yuko wayembayembye. Hari abantu Imana yigeze kugira ubu yarababuze. Uherukana n'Imana ryari? Bazabona ishyano. Bibiliya ibivuga neza muri Yuda igice cya mbere. Yuda igice cya mbere Bibiliya iravuga ngo iki? Bazabona ishyano. Umurongo wa 10 Bibiliya iravuga ngo ariko abo bantu batuka ibyo batazi ndetse n'ibyo bazi, babwirijwe na kamere yabo, barabyinononesha nk'inyamaswa zitagira ubwenge. Bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini, bagahomboka birukanka batirinda, bakiroha mu cyaha cya Balamu, bohejwe n'ibiguzi bakarimbukira mu bugome bwa Kora. Aba bo bazabona ishyano. Abantu bafite imico y'aba bagabo batatu, abantu bafite indangagaciro za Kayini, barangiza bakagira indangagaciro za Balamu, bakagira indangagaciro za Kora. Bibiliya iravuga ngo aba bantu bazabona ishyano. None nagira ngo mbabaze, Kayini ashushanya abantu bameze gute? Kayini ashushanya abantu bashaka gutsindishirizwa n'imirimo yabo. Umuntu ni umusambanyi, ni ikirara, ni indaya, ariko arimo arashaka kuzana icyacumi ngo agihume pastoro, kuko abizi yuko mu nama y'itorero y'ubutaha aribo bazagira gute? Ngo Kayini gucanganyukirwa nko kwa Kayini, akazana 5,000 kandi yungutse 500. Ubwo yagomba kuzana 50 y'icyacumi akazana 5. Ukamaze uti se ayuzanye arahagije, atereka da gutamba kose no kugira gute? Cy'ingenzi ni ugutamba. Kayini ni umurakare, nta mikino agira. Umuzanyaho n'umukino yakumena umutwe ugapfa bakagira gute? Bagashyingura. Se turabafite ntitubafite? Turabafite. Mugirana akabazo mu nama y'itorero akavuga tumva n'umwana wanjye w'umwuzukuru uzavuka, iyibaye inzigo hagati yanjye nawe, uzambona uzamenya icyo ndicyo. Akakurwara umunabi kandi mukazamuririmba, itorero ry'Imana rirakundana, duhora duhuje inama kandi twizera, kandi aramutsa kubonye urwaho no mu birori bye yakurogesha. Wazabona ishyano ni Kayini. Uwa kabiri ni Kora. Kora yashakaga umwanya urenze uw'Imana yamugeneye mu buyobozi. Arangije ahamagara abantu batazi iyo biva, arababwira tumva rero mwari muzi ko buriya buyobozi namwe mwajyamo. Bari abantu bahora batuyobora babona baturusha iki ko bataturusha n'ubukiranutse. Njyewe ntabwo nzakomeza kwemera ibi. Abantu bumva mumaze kurambirwa ibi bintu by'akajagari kaba abayobozi bavuka hamwe. Tujye hagaragara twigaragambye. Imyigaragambye yarabaye. Abantu batuka Mose, bagera ubwo bavuga ngo Mose ngo arashaka ko bapfa bagashira ngo akazasigarana imitungo, ariko Bibiliya iravuga ngo Mose yari umugwaneza urusha abantu bose bahehe bo kwisi. Kora na Datani yagezaho azambye inkambi y'Abisirayeli kugeza ubwo Imana yababaye. Abantu bamwe ubutaka burasama burabamira, abandi umuriro uramanukura batwika barapfa. Abantu batarimo kunezezwa n'ubuyobozi, bahora bashaka kuba abayobozi byaranze, n'abahora bapinga abayobozi babashaka amafuti, n'abajya mu iteraniro bakazanamo umwuka mubi. Bazabona ishyano kuko umwuka wa Satani wari uri muri Kora ni wo wabagezemo. Ntuzatume urugo rwawe ruhindukaho gukorera inama zo kurwanya umurimo w'Imana. Akosha umva reka mbabwire, mama kana tuzanira akantu tube tuganiriraho. Uyu mupastor uko atuyoboje igitugusha ge rero buri sesemi yageza, ariko wazaretse tukamusebya umunsi umwe. Ubu koko aradukontroloye nka telecommande koko. Kumva ndaravuze ati uriya mukuru w'itorero umeze kuri yanjyewe ntago yanyobora. Uyu nguyu nagurizaga amafaranga turimo kurangura mu isoko. Ntago yambere mukuru w'itorero mukuru ndakura yumva naba narasuzuguritse. Erega natwe twababo. None se andusha Bibiliya, andusha amafaranga, andusha kumenyekana. Nuramukugeza ukabona urugo rwawe rurimo rurapangirwamo ibyo bintu. Harya mbabaza, Kora, Biramu na Datani abagore babo n'abana babo bararimbukanye yego cyangwa hoya? Muzi icyo bazize? Nuko imipango mibi yapangiye iwabo ntibapfukame ngo basabe Imana ikuremo uwo mwuka abagabo babo. Ndagira ngo mbabwire, umwuka wa Kora uri muri injira mu bantu, mu makorari ujya kubona ukabona umuntu korari yari iteye imbere, umuntu aratangiye ati ngewe rero ndakuruhushya rw'amezi ntazi ntago nzagaruka. Kubera iki? Uyu muyobozi wacu afunze mu mutwe wana, nta n'ikintu atumariye, nuko ubona atera ubwoba gusa. Je sinzanagaruka.
abaririmbyi b'injiji nabo bagahita bamera nka bya bindi Petero yavuze bati natwe turajyana nande ku isabato, korari ikaba niyo yagombaga gukora. Wajya kubona ukabona bane bararirimbye, 10 baricaye mu ntebe bafashe akaboko gutya, indirimbo yapfa bagasohoka bashima Imana mu mutima. Ariko Imana ni nziza, irabigaragaje pe. Erega si ukwishyira hejuru, ariko iyi korari itadufite ntacyo yageraho. Cyakana kubonye ngo Soprano irakinana, namubwiye ngo nta kintu ashoboye, ntago ajya byemera gusha, irabapfanye. Imana imfashe no kwisabata itaha indirimbo izagira gute, izabapfane, tuzakora inama badusaba imbabazi. Urunguka iki se? Uretse umwuka wakora wakwinjiye, urunguka iki? Barimo baravuga ibirundo, barimo baravuga icyacumi, barimo bavuga inyubako, ugategura abantu ukazazora usura abantu mu ngo, ubabuza gukora, ubundi nutanakora njyewe ndi nkawe nakwicecekera. Kuko Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ishobora gutabara ikoresheje benshi cyangwa bangahe? Bake. Hano bavuzemo umuntu witwa Balamu yari umuhanuzi w'Imana, aragwa, abantu bakomeza kugira ngo ni umuntu muzima kandi yaraguye. Reka ngire ikintu babwira. Balamu yarahagurutse, bamuhamagara ngo avume ubwoko bw'Imana, bamuha amafaranga, agerageza kubuvuma 3 byanga. Iyo ataba urukundo rw'Imana, Balamu yari kubavuma, ntiyari kubavuma, yari kubavuma. Ariko muzagende murebe muri Bibiliya zanyu, muzi impamvu Balamu yavumye Abisirayeli ntibavumike. Balamu yageze ababwira umwami wa Balaki, aramubwira ati rero buriya bwoko Imana igendamo hagati muri bwo. Mu magambo make, iyi Imana ikugendamo nta wakuvuma. Icya kabiri, Imana yabitegereje ibona muri bo nta bupfumu nta n'uburozi bubarangwamo. Ariko mbabazi, ubiri iri torero ryanyu hano, nje ndi umushyitsi hano, ubu Balamu wamuzana akambwira ati vuma aba bantu, umuvumo wafata ni wafata? Hano harimo abantu bajya mu bapfumu, hano harimo abantu bajya mu barozi. Balamu aramutse hari uyu munsi akavuma umuvumo mwe wabafata? Hano harimo abantu baza gushaka Imana hano batajya bayigira mu ngo zabo. Umuvumo wa Balamu, itonde utazabona ishyano. Wowe ushaka gukuramo ibintu byose amafaranga, nshuti zanjye, Bibiliya irakomeza ikavuga abandi bantu bazabona ishyano, ari nabo dusorezaho. Matayo igice cya 18, Matayo igice cya 18 hari amagambo nkunda cyane, umurongo wa 7. Isi izaboneshwa ishyano n'ibigusha abantu, kuko ibyo bigusha bitazabura kuza, ariko uwo muntu uzana ibigusha azabona iki? Ishyano. Umva, abantu bagomba kugwa, ndetse inaha iwanyu abantu benshi baraguye, benshi muri mwe mwaraguye nubwo mwicaye aha, ariko no kugwa bizakomeza. Ariko ujye wirinda kugira uruhare mu kugwa k'umuntu, kuko umuntu uzana ibigusha abantu wese azabona iki? Ishyano. Abagore bambara nabi kugira ngo abagabo barangare babifuze, abagabo bajya kujya gutera impuhwe abagore bipfushirije abagabo, n'abafite abagabo babagaragariza impuhwe zirenze urugero, insoresore zirirwa zirukanka mu bagore bagishaka, abana b'abakobwa birirwa baziritse amabere ngo abagabo n'abasore babahobere babatindane, umuntu wese uzana amatiku kugira ngo abantu bayurireho bashwane, uwo muntu azabona iki? Ishyano. Niyo mpamvu nsoza iki cyigisho nagira mbabwire amagambo akomeye nasomye avuga ngo ikinyuranije n'ijambo ry'Imana cyose kiba giturutse kuri Satani, kandi icyo cyose ni ishyano. Ni ishyano gusuzugura Imana. Imitima yacu igomba guhugukira kumenya ukuri. Iby'Imana yandikishije mu ijambo ryayo byose bigomba kutubera imiburo n'amabwiriza. Twabiherewe kuturinda ibishuko, kubyirengagiza bizatuma turimbuka. Rero ikinyuranije cyose n'ijambo ry'Imana tugomba kumenya ko giturutse kuri Satani. Abakurambere n'abantu zipaje 26 icyigisho cya 3. Mu magambo make, amagambo nashakaga naya ngaya: imitima yacu igomba guhugukira kumenya ukuri, kuko iby'Imana yandikishije mu ijambo ryayo byose bigomba kutubera imiburo n'amabwiriza, kandi iryo jambo twabiherewe kuturinda ibishuko. Uko utinda mu ijambo ry'Imana, uko uboneka mu nzu yayo. Reka ngire ikintu mbabwira, n'ubu ngubu Yesu arongera atubwira ngo ubwo yigishije muri iri teraniro, Yesu akaba yaganiriye n'umutima wawe, arakubwiye ngo ubaye muzima, ariko aguhaye itegeko ngo ntuzongere gukora iki?
icyaha. Dore ibi bintu tuvuze biraha, abantu babikora bazabona ishyano, ariko abubaha Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Ndagira ngo uyu munsi wowe wigeze kugirana isano n'Imana, ukagirana ibihe byiza n'Imana, ariko Satani akaguca ruhinga nyuma, ukaba waraguye, ukaba waracitse intege, ukaba uyu munsi wa none urimo kwerekera mu ishyano riruta iryo wigeze ugira, kandi ubuzima bwawe bw'ahazaza bukazaza burangwa n'ishyano risimbura irindi shyano. Uyu ni umwanya wo kwihana, ni umwanya wo kugaruka mu biganza by'Imana, ni umwanya wo gusaba Imana kuba umuntu ufite icyo umaze. Muri uyu mwanya nsoza, ndararika umuntu ushaka guhindurirwa ubuzima n'amateka, umuntu ubwira Imana ngo Mana, iminsi yo kujijwa nagize ibaye myinshi, uyu munsi ndayihagaritse, ntangiye iminsi yo kwihana no kubana nawe. Umuntu ushaka kwegura Imana ubuzima bwe, natera intambwe aze dusenge. Ubitekereze, ubigambirire, ubifatire umwanzuro, nurangiza utambuke uze dusenge. Bazabona ishyano. Wowe ubyifuza, tera intambwe uze dusenge. Imana iguhe umugisha. Icyubahiro gishyire hasi. Natekerezaga kuba nakora, Satani arashaka kubinkoresha. Tabara ubuzima bwawe. Iyi ndirimbo yacu isoza, turinde ubuzima. Fata ukuboko. Fata ukuboko. Uri umugenzi ku gahinga, ukeneye Yesu ngo mugendane. Abana niwe bishima, ubwo bijwi ryiza ribabwira bagenzi mwe, nimuze bagezi wanyu, tuduhe mukiteka, naho agakudufasha, dukomeze tukwizera, tukaba kabe ijimye, amakuba naboneka, imitima nikuka, ijwi riti bagenzi mwe, nimuze bagezi wanyu, tumaze imirimo yacu, dutegereze gukizwa, dusigaranye iby'ijuru, twibaze ko twanditsweyo, twikingire ibidutera no kwiringira Yesu, ijwi riti bagenzi mwe, nimuze bagezi wanyu. Kaduha Imana icyubahiro, dushima Imana. Mana yacu idukunda iri mu ijuru, turagushimiye muri no mwanya, izina ryawe icyubahiro. Dushimiye ko wagarukije ijambo ryawe, kandi dushimiye ko ukoresheje umugaragu wawe, hanyuma tukumva inama biciye mu ijambo ryawe, ugiye kuzikomeramo habwa icyubahiro. Tukweretse iteraniro rifashe umwanzuro, rikava mu iteraniro rigari rigatambuka imbere, reka databuja ubashyire ikimenyetso cyawe. Hari byinshi byabatsinze kandi ni twese muri rusange, ariko by'umwihariko bateye intambwe, reka bakomeze ubuntu bwawe.
turi mu biheruka, niyo mpamvu tugusabye imbaraga kugira ngo tubashishe gukomera muri uru rugamba uzade kurusoza amahoro. Mwuka rero reka abane natwe kandi akomeze avugurure ibitagenda neza muri twe mu izina rya Yesu.